Tugiye kureba rero akugara. Utwugara tugira ubwoko bwinshi butandukanye. Ubwo bwoko ni ubuhe? Ese abakobwa bose bagira utumeze kimwe? Niba tutameze kimwe, nutumeze gute? Ese turatandukanye kuri buri mukobwa cyangwa se dutandukanye ku bakobwa batandukanye? Tumeze gute? Ubwoko bwatwo ni utuhe? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kwibandaho muri aka kanya. Ubwoko rero bw'utwugara, abakobwa ntabwo bagira utwugara tumeze kimwe. Utwugara mu yandi magambo nkubwire ngo ni hymen. Tuba rero dutandukanye, ntabwo tumeze kimwe. Aka rero ngerageza kugusobanurira akugara ni agaki. Akugara cyangwa se akarangabusugi cyangwa se hymen nkuko nari maze kubikubwira, ni agahu kaba gakinze ku mwinjiro w'igitsina gore, uturuka ku myanya myibarukiro ye ahagana inyuma bigakomereza mu myanya myibarukiro imbere, kubera ko nyine umugore agira imyanya myibarukiro inyuma n'imbere, kimwe n'uko umugabo nawe agira imyanya myibarukiro y'inyuma n'iy'imbere. Ni agahu rero kaba kahakinze umwana w'umukobwa akivuka, noneho kakaba kagaragara cyane iyo akivuka, ariko uko agenda akura cyangwa se navuga ngo kaba kabyibushye, uko agenda akura kagenda kananuka, ariko kaba gahari ku buryo umwana w'umukobwa iyo abishatse ashobora kuba yasutama agafata miruwari cyangwa se indorerwamo agashyira mu maguru akireba, akaba yabasha kukabona. Akugara rero cyangwa se nakomeje kuvuga ngo na karangabusugi, impamvu twabyise gutyo mu muco nyarwanda nuko usanga no mu mico itandukanye hirya no hino ku isi, atari no mu muco nyarwanda gusa, usanga akagahu bagafata nkaho karanga ubusugi, bakavuga yuko akagahu ubundi kakagombye kuvaho ari uko umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere. Ariko nkuko tugiye kureba ubwoko bw'utwugara, uraza gusanga atari byo, kubera yuko hari n'umukobwa ushobora kuvuka atagira kugara. Tuzanabibona mu tundi tuvideo tubone yuko hari n'ibintu bitandukanye byinshi bishobora gutuma utu twugara twangirika umukobwa atarakora imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere. Utwugara rero turatandukanye nkuko nari ntangiye mbivuga. Ubwoko bwa mbere tugiye kureba ni ubwoko bw'akugara kitwa annular hymen. Annular hymen ntabwo ndi bubashe kugenda nshyira mu mazina mu Kinyarwanda kuko ntayo dufite, cyangwa se ngiwe nuko ntanayazi, ariko annular hymen ni akugara gafite umwenge umwe winjira imbere umeze nk'impeta, ari naho gakura ririya zina. Ni umwenge rero w'uruziga umeze nk'impeta umwe winjira imbere, ushobora kuba ari munini cyangwa se ukagenda uba mutoya, ntabwo iyo myenge bingana ku bakobwa bose, ariko annular hymen ikiyiranga nuko kaba ari umwenge umeze nk'impeta winjira imbere umwe. Akakugara rero kaba gashobora kwangirika mu gihe umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere, nkuko twari twamaze kubibona ko abanyarwanda bavuga yuko aricyo cyakangije akugara, cyangwa se kakaba gashobora kwangirika nanone igihe harimo yikinisha. Umukobwa ashobora kuba atarakora imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere, ariko ugasanga ajya yikinisha. Hari ababimwigishije cyangwa se nawe ubwe yarabyitoje, yarabyigishije, akaba afite ukuntu yikinisha, akinjiza mu gitsina intoki cyangwa se akinjizamo ibindi bintu bitandukanye. Hari ibintu byaje bya kizungu abakobwa bashobora kugura cyangwa se n'abagore bagakoresha mu kwikinisha, ariko no mu muco nyarwanda hari uburyo abantu bakoresha ibintu bya kinyarwanda bisanzwe babona, bakaba bakwinjiza mu gitsina barimo bikinisha. Ibyo ngibyo rero iyo umukobwa bikoze atarakora imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere, nabyo byakwangiza ubu bwoko bwa kugara, ariko bikanangiza ubwoko bw'utwugara twose tugiye kureba, cyangwa se izindi hymen zose tugiye kureba. Ubwoko bwa kabiri rero tugiye kureba ni ubwoko bwa kugara kitwa CRIBRIFORM hymen. CRIBRIFORM hymen ni akugara gafite utwenge dupfumaguye twinshi, ko ntabwo gafite umwenge umwe, ahubwo gafite utwenge dupfumaguye twinshi, kandi ubona tugiye ari duto cyane. Umukobwa rero ufite akakugara, igihe cyose abonye imihango ye bwa mbere, bishobora kumugora kugira ngo inyure muri twa twenge, igihe utwenge dupfumaguye tuba dupfumaguye ari duto cyane, kubera yuko hari igihe mu mihango nyine ujya kubona ukabona wuzanye amaraso ameze nk'ibintu by'ibibumbe. Icyo gihe yabaye ibibumbe gutyo, ufite ka gukugara gafite utwenge dupfumaguye, ariko utwo twenge tukaba ari dutoya, icyo gihe ku mukobwa bishobora kumugora yuko imihango ye yagicamo neza nk'uko bikwiriye. Uyu mukobwa nanone ufite akakugara kameze gutya, birumvikana yakoze imibonano mpuzabitsina ye bwa mbere, akakugara gahita kangirika, bitandukanye na wa wundi navuze bwa mbere ufite akugara kitwa annular hymen, kuko ko mu gihe kaba gafite umwenge munini ho gakeya, agakorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo ufite igitsina kitari kinini, akakugara gashobora kutangirika. Donc ugasanga umukobwa yakoze imibonano mpuzabitsina, ariko akugara ke ntabwo kangiritse igihe afite annular hymen kandi ifite akenge kanini.
kuri CRIBRIFORM Hymen rero ubwo ntabwo bishoboka. Icyo gihe iyo akoze imibonano mpuzabitsina gahita kangirika byanze bikunze. Iyo agerageje kwikinisha yinjizamo intoki n'ibindi ahita nabwo akugara ke kangirika byanze bikunze. Ariko nkuko nabivuze tuzagenda tureba n'ibindi bishobora gutuma utwugara twangirika. Ubu icyo turimo tureba cyane n'ubwoko bwatwo. Ubundi bwoko bwa gatatu bw'akugara umukobwa ashobora kuvukana na akugara kitwa SEPTATE Hymen. SEPTATE Hymen ko kabari akugara gaba gafite imyenge ibiri. Twe twakabonye kakandi ka anira Hymen gafite umwenge umwe ariko ukoze nk'impeta, naho SEPTATE Hymen yo bifite imyenge ibiri. Noneho iyo myenge ibiri nayo iyo ageze mu mihango nta kibazo, imihango ishobora gucamo ku buryo bworoshye, ariko nawe yakoze imibonano mpuzabitsina akugara ke gahita kangirika kubera yuko nyine iyo myenge ibiri aba atari minini ku buryo ishobora gucamo igitsina gabo. Mu gihe harimo nawe yikinisha aramutse yishyira ibintu mu gitsina cyangwa se yisesekamo intoki nabwo ashobora kwangiza kakugara ke. Hanyuma IMPERFORATE Hymen ni ubwoko bwa kane bwa Hymen umukobwa ashobora kuvukana cyangwa se akugara. Iyi ngiyi yo akaba ari Hymen itagira umwenge n'umwe. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa aravuka hakaba hafunze neza hafunze. Uyu mwana w'umukobwa rero arakura nta kibazo kubera yuko nkuko ushobora kuba ubizi ubusanzwe umwana w'umukobwa ahantu inkari zisohokera ntabwo ariho imihango isohokera, bari imyenge ibiri itandukanye. Bityo rero arakura nta kibazo na kimwe afite cyuko hafunze, ariko yazagira igihe cyo kujya mu mihango akaba aribwo ya mihango ibura ahantu inyura. Icyo gihe ashobora kumva aribwa wenda nk'umugongo cyangwa se mu kiziba cy'inda, mbese akumva ntabwo bigenda neza kubera ko ya mihango yaje ikabura ahantu inyura, ikaba irimo kwitekera mu myanya myibarukiro ye imbere. Atagiye kwa muganga rero ngo icyo kibazo bagikemure byazamubera ikibazo. Aba rero agomba kujya kwa muganga bakamushakira inzira imihango izajya inyuramo, bityo n'imibonano mpuzabitsina ikazabona ahikorerwa. Iyo rero ni IMPERFORATE Hymen. Ariko nanone hakaba ubwoko bwa gatanu bwa Hymen abagore bose bagira iyo bamaze kubyara, ariko n'umukobwa ashobora kuyivukana. Ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu asa naho adafite Hymen. Ibyo ngibyo iyo Hymen niyo bita PAROUS INTROITUS Hymen. Iyo PAROUS INTROITUS Hymen ni cya gihe noneho iba yarangiritse yose. Ariko nkuko nari maze kubivuga umukobwa ashobora no kuvuka ntayaafite. Icyo gihe nawe aba afite PAROUS INTROITUS Hymen. Nanone ku bagore benshi bagera kuri uru rwego rwo kuba hameze gutya kwa PAROUS INTROITUS Hymen ari uko umugore amaze kubyara umwana we wa mbere. Hari abagore bamarana n'igihe cyose n'abagabo babo ariko ugasanga hatararangara kuri bikabije agahu kose katarashiraho burundu, ariko yamara kubyara umwana we wa mbere ubwo biba birangiye bihita bimera kuriya. Ariko ntibibujije ko binashoboka yuko umukobwa ashobora kuvuka nta kugara namba agira. Muri video itaha rero tuzareba noneho ibintu bitandukanye bishobora gutuma akugara k'umukobwa cyangwa se Hymen ye yangirika.